Ya mwongeye kumererwa neza abakurikiranye The Mask Rwanda. The Mask Rwanda nkuko mubimenyereye ni televiziyo tubagezaho inkuru nyinshi zitandukanye, aho tubagerera muri siporo tukabagezaho inkuru zigezweho muri siporo, tukagenda mu buzima busanzwe, mu buzima bw'imyororokere, ahantu hose tuba tuhababereye nk'abantu mudukurikirana. Reka ngushimire wowe wamaze gukanda subscribe, nawe utarakanda subscribe iki nicyo gihe ngo ukande subscribe, ubundi dukomeze tubane hano kuri The Mask Rwanda ku mpamvu nyinshi zitandukanye yuko aba wakunze ibiganiro byacu. Gukora like ni ingenzi cyane, share ni impano ikomeye waba uduhaye hano kuri The Mask Rwanda. Reka tugaruke muri siporo tubabwire aho kugeza kuri uyu munsi umukinnyi Kwizera Olivier bakunda kwita Sefu, aho ikipe ya APR imaze kumusezerera, ntabwo arahabwa urupapuro rumwemerera gusohoka muri ikipe cyangwa se rumurekura rushobora kumwemerera kujya mu yindi kipe iyo ari yo yose. Urwo rupapuro bakaba bakunda kurwita release letter. Abantu bamwe bakomeje kugenda bavuga ko ari amadeni yaba afitiye iyi ekipe ya APR FC, ariko reka tuze tubive imuzi n'imuzingo mumenye intandaro y'ibi byose. Hano ni kuri The Mask Rwanda, nkwibutsa gukanda subscribe. Reka dukomeze nyuma gato yako kananga. Tariki ya 4 Kanama nibwo ubuyobozi bw'iyi ekipe ya APR FC bwemeje ko bwatandukanye n'umukinnyi Niyonzima Olivier bakunda kwita Sefu, umukinnyi wari umaze iminsi mike yongerewe amasezerano muri iyi ekipe ya APR. Nyuma yaho gato nibwo haje kumvikana indi nkuru ko uyu mukinnyi atarahabwa urupapuro rumurekura muri iyi ekipe ya APR FC ku mpamvu z'uko iyi ekipe ivuga ko hari ibikoresho yari yarahawe na ekipe ataratanga. Ariko nk'amakuru dufite hano kuri The Mask Rwanda nuko ibi ari ibinyoma cyangwa se ari ukubesha. Uyu mukinnyi yaba yaramaze gutanga ibikoresho yahawe na ekipe byose, ariko bagakomeza kumwima uburenganzira bwe bwo kumuha release letter kugira ngo abe yagenda yishakire indi ekipe iyo ari yo yose hano mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda yakinira, dore ko ari umunyempano mwiza nk'uko mwagiye mubibona mu gihe cyose amaze muri kariyeri ye y'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Nubwo uyu mukinnyi ari mu rungabangabo avuga ko atazi impamvu atarimo guhabwa urupapuro rumwemerera gusohoka muri ekipe ya APR, uyu mukinnyi reka dusubire inyuma gato tubibutse ko ari mu mwiherero mu ikipe y'igihugu y'Amavubi. Ariko nanone bikaba bivugwa ko impamvu adahabwa uru rupapuro release letter ari uko hari umwenda yaba yarafashe cyangwa se ideni yatse mu izina rya ekipe ya APR, akaba ariyo mpamvu baba batarimo kumwemerera kumurekura kandi atarishyura uyu mwenda w'iyi ekipe ya APR FC. Niyonzima Olivier Sefu ubwo yari amaze kumvikana n'iyi ekipe ya APR FC kumwongerera amasezerano kuri miliyoni 18, uyu mukinnyi nibwo yahise ajya muri banke ya gisirikare, ajya muri Zigama CSS asaba inguzanyo ya miliyoni 5. Aya mafaranga bikaba bivugwa ko yayahawe. Nyuma yaho gato nibwo ataje kumvikana n'iyi ekipe ya APR bakamusezerera mu buryo butunguranye. Uyu mukinnyi akaba yarimwe urupapuro rumurekura muri iyi ekipe kubera iyi nguzanyo ya miliyoni 5 yaba yaratse, dore ko umwishingizi yari yaratanze ari APR FC, kandi na APR FC ikaba yari yemeye kumwishingira nk'uko basanzwe babikora. Ariko uyu mukinnyi akaba asabwa aya mafaranga kugira ngo ahabwe release letter kugira ngo yemererwe kuba yakinira indi ekipe iyo ari yo yose itari APR FC.
nk'uko umunyamakuru wa Demask Rwanda yakomezaga akusanya iyi nkuru, yagerageje guhamagara mu buyobozi bwa APR FC ubwo yahamagaye Perezida Afande Frimini Bayingana n'umunyamabanga w'iyi ekipe witwa Masabo Michel kugira ngo bamusobanurire iby'iki kibazo cya Niyonzima Olivier Sefu, ariko bakaba batitabaga telefone zabo ngendanwa kubera impamvu zabo bwite tutabashije kumenya. Gusa nanone amakuru aravugwa ko uyu mukinnyi Niyonzima Olivier Sefu yavuze ko nyuma y'uko yitabiriye ubutumwa bw'igihugu akaba ari mu mwiherero na ekipe y'igihugu Amavubi, nibisoza cyangwa se niba birangiye azahita yishyura aya mafaranga miliyoni 5 cyangwa se nayo yaba yarasigayemo, ubundi agahabwa release letter ye akaba yajya gukinira indi ekipe yose yifuza, dore ko ari umukinnyi ushobora kuba wakinira ekipe iyo ari yose nk'uko afite impano mu kaguru ke. Iyi ni Demask Rwanda, reka tugushimire we twabanye muri iki kiganiro, nkwibutsa gukanda subscribe, niba warakanze subscribe ukaba warakanze no kunzogera kugira ngo ujye ubona notification zacu. Reka tukubwire ngo kanda like niba wabyishimiye, gukora share ni impano ikomeye urabuduteye hano kuri Demask Rwanda, tubabwira ko siporo nakagaruka buri kanya tugenda tubagezaho update ku mupira w'amaguru. Ciao ciao.